Mwiriwe neza bakunzi bacu babikora bite TV, cano twigaho ibintu byinshi, cano twiga ibimera, cano twiga mu buzima busanzwe utuntu n'utundi. Kirazira ni iki? Ese kirazira iyo wayirengagaho hari ingaruka byabyo? Birashoboka cyane ko hari ingaruka yabyo. Rero ndabashoboje maze kubasuhuza aho muri hose, aho murereye mu bihugu bitandukanye, mukamukurikira cano iwacu bikora bite. Icyo mbasabira ni amahoro, umugisha no kwaguka mu byo mukora byose, kuko Imana niyo ikora byose. Abarwayi Imana ibakize kuko ari ikiza. Kuri cano iwacu bikora bite TV, uyu munsi tuje ngo tuganire. Ese kirazira ni iki? Hari igihe wakoraga ibintu utazi ko bizira, rimwe na rimwe bikakugiraho n'ingaruka, ukavuga ko bakuroze kandi ari wowe ugatera. Rero nimba ukunda cano iwacu bikora bite TV, kino kiganiro kikagira icyo kigufasha, wagisharinga no kundi muntu nawe akumva ko icyo kintu cyaba kizira koko. Rero nimba wakundaga cano iwacu, ikaze. Nimba ari ubwa mbere, uze komeza udukurikirane. Hariho ibintu byinshi twagiye dushiraho, ariko ntabwo twari twakora, nubwo mbura umwanya wo gukora, ariko igihe mbonye akanya nshaka ko tuganira. Icyo uzi nanjye icyo nzi dusangire, kuko aha ngaha niho akenshi dukunda kuganirira. Kuko ntese nimba uri hanze y'igihugu twazahora guteze, ariko aha ngaha akenshi niho dukunda kuganirira. Uyu munsi rero kino cyatsi mubona hano, cyangwa kino kimera, cyangwa ni umuti, si ubwa mbere mubonye. Uno muti tuwita kamaramahano. Kamaramahano kuki bayise kamaramahano? Hari ibintu byinshi cyane hano hanze mutajya mwiyumvisa, ariko akenshi bitugiraho ingaruka atari twe twabyiteye. Ingaruka ya mbere, ushobora kuba ucuruza ukabura ibintu byawe. Ugitangira bwa mbere ibintu byagendaga, ukarangura ejo bigashiramo, uyu munsi ukaba ukora ukabona biranga. Bizinesi yose tuvuga, ya bizinesi ushobora kubona amafaranga abarika buri munsi, cyangwa ukaba ufite akazi uhembwa buri kwezi cyangwa buri cyumweru, cyangwa ukahembwa buri saha. Ariko ayo mafaranga rimwe na rimwe wayafata ukabura icyo akoze, cyangwa agasha ntacyo akumariye. Uyu munsi rero kirazira ni iki? Iyo ufite ibyo bibazo ni ibiki? Reka turebe ibintu tugiye kuganiraho, turebe koko nimba icyo kintu gishobora kubaho mu buzima bwanyu. Ikintu cya mbere tugiye kuvuga, nimba uri umucuruzi ibicuruzwa runaka, ukagira mbese bizinesi yawe ukayikoramo ibya bintu bitwa ngo ni amahano. Amahano ni iki? Ushobora kuba ucuruza izo nzoga, ushobora kuba ucuruza ibyo bintu byo muri botike nyine, mbese icyo ucuruza cyose kiguha amafaranga. Urugero, mumbabarire mbuze inzoga, ariko nyine samutayimu aho ngaho nyine nta kibazo, tubyihorere ibyo ngibyo. Uri wese ushobora kuba afite yabona amafaranga muri ubwo buryo. Ese ni inzoga zibitera? Hariho abantu banywa inzoga ariko bakayagira, hariho umuntu unywa inzoga ariko akagira iterambere, hari n'undi unywa inzoga iterambere rye rigasubira inyuma. Siko abantu bose banywa inzoga bagira gute mbona ngo nimo yashiriye? Oya, harimo abazinywa pe, ariko bakajya n'iterambere. Ariko harimo abazinywa barabashingitse muri za nyabingi, harimo abazinywa barakurogesheje, bakavuga ati nubwo abonye uwo mushahara ariko nta cyiza azigera abona. Uko kwa kundi uhembwe ukajya guhembwa ufite amadeni. Icyo ngicyo nacyo kiba imbogamizi mu buzima busanzwe.
noneho ibyo biba byaragenze gute? Yari aya mahano uba muri ubwo buzima, mbese buri munsi ukumva ushaka no kuzivaho ariko ukagira umutima wo kugira gute, wo kuzanga. Rero uragenda ukifatira kano kamaramahano, iyo ushaka kuzivaho ziringaniye, fata kamaramahano wongeremo icyo bita igorogonzo, uteke agatasi kamwe, ejo unyweho hashe nk'iminsi 2, 3, 4, ibyo bintu bizagenda umva ryarari ukumva wagira gute, wabura amafaranga ukajya kwiba iwanyu, wabura amafaranga ukajya kugurisha utuntu two mu nzu, iryo rari rigenda gute, rigabanyuka. Ayo ngayo akenshi gufata ibintu nka matora aragaho nk'umugore wawe cyangwa umugabo ukajya kuyigurisha, urumva ko ayo ngayo ari amahano pe, ntago ibyo ngibyo si byiza. Ikindi dushaka kuvugaho muri Iwacu Bikora Biti TV, hari ukuntu uba ufite umugore cyangwa ufite umugabo, cyane cyane ku bagore, noneho ukajya gusambana, ufite umugore wawe afite inda. Ndugu yangu, nimba uvuye gusambana umugore wawe agahita afatwa n'inda, ntuziruke ujya kumureba ku bitaro, si byiza, kuko uzamanze witeguza. Impamvu rero ni iyihe? Ushobora kujya kureba umugore wawe uvuye nko gusambana, mwahuza amaso agahita apfa, kubera ko uvuye gukora amahano. Ndugu yangu, ibi bintu ni bibi. Ese ibyo ngibyo bikora gute? Ayo ni amahano uba wakoze. Mbere yo kubivamo, genda wiyuhagire, ushake igicumucumu, iyo nyatsi, ibyo myuka mibi ntigire gute, ariko uzirinde kurebana n'umugore wawe. Andi mahano akunda kubaho mu buzima busanzwe, kirazira kuba ufise nk'umwana w'umuhungu mwaramubyaye, mwamara kumubyara akarara hagati y'ababyeyi babiri. Ibyo ngibi impamvu tubizana, nkatwe tubyiruka ntabyo kenshi tuba tubizi, nanjye ntabwo nari mbizi, ariko kugenda umuntu ashakisha ibyo bitabo bya kera akabigarura, nubwo bya kera hari impamvu bari barabyanditse kugira ngo tuzafashwe muri ubu buzima, kandi ninginga abantu bakuze bafite icyo bazi mujye mutuganiza pe, kuko tuba tubikeneye kugira ngo natwe tugire gute, tumenye ese kirazira ni iki, umuco ni iki. Ku bantu rero bafite abana b'abahungu, iyo ari hagati y'ababyeyi babiri, wa mwana ngakenya se, kuko ntabwo aba ari byiza. Iyo ashaka kumwegeza, ese amwegeza imbere ye cyangwa akarara nyuma ya nyina. Ibintu nk'abo ngabo rwose icyo cyo nacyo turacyumvise ko ari kirazira. Ikindi kizira, kuba umugore wawe ari ku kiriri, kuba yabyara umwana w'umuhungu, warangiza ukajya kumuca inyuma, iriya minsi yabugenewe umwana atari yabasha kugenda. Biriya nabyo bijya bibaho. Hari ukuntu nk'umwana nko gutyo avuka, yamara kuvuka wa mwana wamuciye inyuma, na nyina umuca inyuma, ngo umwana wanjye yananiwe kugenda. Ndugu yangu, ibyo bintu ntago ari byiza, kuko kirazira guca inyuma umugore wawe amaze kubyara. Ngiye kujya mbazanira utuntu n'utundi, ntago ari byiza. Urategereza umwana akatangira akagenda, yamara kugenda ukagira gute, ukaba. Ubwo rero ngo iyo babaga bagize gute, iyo umugabo yawukoraga gutyo, yafataga nk'umugozi, yarangiza akawambara mu ijosi, umwana we akawukora akavuga nk'ihene. Ariko ibyo ngibyo nyine wari umuco, ariko Imana igira neza kuko ari ishobora byose mu buzima busanzwe.
aha ngaha turimo turavuga ati kirazira ni iki? Ushobora kuba ufite icyo kibazo ukavuga ko bakoroze cyangwa bakugiriyeyo, ariko ingaruka ya mbere ari wowe ujya gute ubitera. Kirazira gufata amata ukayacugusa, nka kwa kundi dufata nk'akaboni tukayacugusa, twamara kuyacugusa uri umugore ugaheza umutware wawe, ibyo si byiza, si binemewe, ngo buriya uba umucugushije umutima. Niyo mpamvu bafata agati bita umutozo, wamara gufata umutozo ukagira gute, babyita kuvuruga, warangiza amata yamara kwivanga neza ugasuka muri cya gikombe, umugabo akagira gute akanywa, kuko kumucugusa ntago biba ari byiza pe. Umutozo ni umutozo utoza ikintu cyose, ariko umutozo nawe nzaza tuvugeho ku bantu benga bigatema, abantu bateka bagashisha ikigage kigatema, umutozo ndaje nzawubabwireho. Rero ibyo bintu nabyo ni kirazira. Kirazira rero ni nyinshi bantu banjye, kirazira ni nyinshi. Kuriya umuntu ushobora nko gusanga nk'umuntu yakunereye mu mbuga, umuntu yakunereye ku muryango, kirazira kugenda ugakozaho intoki zawe. Fata umuyonga w'ivu, ufate n'uwo mugomba utereho, ubone kugira gute kuyakuraho, cyangwa uri umuntu wo hanze uyakuraho, kuko biriya by'imyanda bakunda kunywa ku rugo rw'umuntu bakazenguruka ayo mabyi, akenshi ni gatanya bashaka guteza mu rugo umwiryane n'ibindi byinshi. Rero n'abayakoraho akagagara cyangwa akabyimba nk'ukuboko cyangwa nk'ukuguru, bitewe n'uburyo babitongereye. Bantu banjye rero iyi ni channel twigaho utuntu n'utundi, nimba ari icyo uzi nanjye ujye utubwira no kutuganirize. Rero kamaramahano, ibyo byose twavuze, uzashaka amababi ya kamaramahano, ushake n'umweza, ushake n'iki n'umweza, mujye mubikaraba igihe mukoze ayo mahano yose yabaye, nimurangiza mubone kujya mu buriri bwanyu, kuko iyo uhuye n'umuntu muba umubiri umwe. Ariko nimba ari amahano ufite icyo kibazo kuriya na kuriya, ariko iyo ari umugore ugiye kubyara umugabo yamuciye inyuma muri ubwo buryo, uzamanze hari uburyo babategura kugira ngo mugire amahoro masa. Kirazira ni kirazira, umuco wa kinyarwanda ni kinyarwanda. Nubwo bavuga ngo harimo abantu basondeka ibintu bakabyita ngo ni imiti ya kinyarwanda, umva nkubwire, biriya miti ya kizungu itari yaza, ba sokuru ibi ngibi barabikoresheje kandi bibakura hamwe bibajyana n'ahandi. Rero uvuga ngo ni ibya kinyarwanda, kinyarwanda nkubwire, nubwo umuco wacika, ibimera ntibizigera bicika, byo bizakomeza bibeho, ariko abagome ntibazabura. Abo bagome bazakomeza baroge, abacuragura bakomeze bacuragure, babateshe umutwe, ahubwo iyi miti mujye muyikomeraho, kuko abo banyarwanda batariho wasanga ibitaro byose byuzuyemo abasazi babarundamo, ariko ku buryo bagira ibyo bakumira, iyo miti ya kinyarwanda igira ibyo ikumira muri ubwo buzima bwabo bwa kinyarwanda. Ntago uwo mushinwa cyangwa umuhindi cyangwa uwo mwongereza azakora umuti wo gutera mu rugo, azagupima umuriro gusa, haramara kugupima umuriro basuzume indwara ufite aguha umuti. Hari indwara nyinshi rero ziboneka mu buzima busanzwe hano hanze, ariko mujye mumenya ko indwara ziriho nyinshi z'amayobera, zitwara abantu mu buryo bw'amayobera, mu buryo bwihuse. Muhumure rero, Imana iriho, nimba Imana iriho yashyizeho n'ibyo kudufasha, sibyo?
ariho nk'abantu b'abakristo nubwo natwe dusenga nta kibazo, ariko nk'urugero rumwe nk'Abisiraheli bageze ngo mu kibaya kinini, harimo abagize barwara icyo bita ubushita, ariko ngo bamanikanga inzoka ngo mu kibaya, uwayirebagaho wese yaragiraga gute? Yarakiraga. Ndugu yangu, kuki se bamanitse iyo nzoka uwayirebagaho agakira? Ngo hari ahantu ngo hari iriba, ngo ayo mazi ngo uwayanywaga wese yarapfaga, ariko baragiye bafata igiti kimwe gitoya, barangije bakirambika muri ya mazi ahita ahumanuka. Bakunzi bacu rero, bacu Bikora Bite TV, SMS zanyu ndazibona, ibiganiro byose turabibona, ariko Imana ikomeza ibagure muri byose. Imana avuga ati ufite iki mpereho kugira ngo nanjye nkugire ibyo ngukorera. Rero gusenga ni ibya mbere, ibikurikiyeho ukaba maso, ibikurikiyeho ukivuza, kuko iyi si imaze kugucutsa biragora. Ariko ndababwira ati mugire amahoro ava ku Mana. Imana ibarinde, ndacyabazanira utuntu n'utundi. Imana ibarinde.